tumushimiye aho bagejeje akora. Haleluya. Hari abaje rero basanze twashoje kwivuga amazina yacu cyangwa amazina yanjye y'abana bakize Pierre n'abandi namwe hano uyu mudugudu ndetse no paruwasi twabanye mu murimo w'Imana. Biba ngombwa rero yuko nkomereza ahandi, ariko ndacyari umugenzi, ndacyari umukristo, kandi ndacyabananira gusigira icyo Kristo ateganirije imbere. Amina. Shimira Imana rero arabo twabanye ku karago, ugiye kubona uburanga bwabo bakubura kenshi cyane mu bihe byiza twagiranye, kandi igituma dukumbura ni uko hari ibyo twabigiyeho kandi bikomeje kwigiraho muri urugendo. Imana ntihabicyubahiro. Rero uyu munsi wa none ni umunsi w'umugisha, umunsi w'umunezero, ni umunsi twongereho kurama no kuramuka, ni umunsi utazongera kugaruka mu yindi minsi, kuko ibyacu ni ibya none, iby'ejo ntabwo ari ibyacu. Haleluya. Tugomba rero gukorera isi nk'abayivamo, tugakorera ijuru nk'abaritaha. Haleluya. Igihe dufite mu isi, Dawidi niwe wabivuze neza ngo bimeze nk'ubwatsi. Ubwatsi nibwo burabya mu kanya gatoya, ngo mu kandi kanya bukaba burarabije ndetse bukaba burahunze. Natwe rero dukwiye gukorera Imana nk'abantu dufite igihe gitoya mu isi. Haleluya. Abagenzi b'ino minsi bamaze kwibagirwa ko Kristo yagiye mu ijuru kandi azagaruka kujyana itorero. Ariko ijambo nzanye riri mu mutima wanjye ni ijambo rifite umutwe uvuga ngo itegura umunsi w'ubukwe. Haleluya. Nagiriwe amahirwe rero kuba muri ino minsi cyangwa umunsi w'ejo mwari mufite ubukwe. Muzi uko ubukwe butegurwa, ubukwe bwo mu isi. Abantu barashyashyana cyane, bakitanga, ntibaryame, ntibasinzire. Ubwo ni ubukwe bwo mu isi, kandi ubukwe bwo mu isi burangirira mu isi, kandi ubwo bukwe bwo mu isi bushushanya ubukwe bw'iwacu mu ijuru, aho duharanira kujya. Haleluya. Tugomba rero kwitegura, tukaba maso, tukarinda ibyatwinjirira kugira ngo bibe byatubuza kuzataha ubwo bukwe. Imana yacu niturengere kandi itwiteho. Tugiye gutangira dusoma ijambo ry'Imana biboneka mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ni ibice 22. Turasoma duhereye ku murongo wa 10 tugere ku murongo wa 13. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 22. Turasoma duhereye ku murongo wa 10 tugere ku murongo wa 13. Abo bagaragu barasohoka bajya mu nzira, bateranya aho babonye hose, ababi n'abeza. Inzu yo gucururizamo ubukwe yuzura abasanga. Umwami yinjiye kureba abasanga, abonamo utambaye umwenda w'ubukwe. Aramubaza ati, mugenzi wanjye, ni iki gitumye winjira hano utambaye umwenda w'ubukwe? Nawe arahora rwose. Maze umwami abwira abagaragu be ati, nimumubore amaguru n'amaboko, mumujugunye mu mwijima, hanze niho bazarira bakahekenyera amenyo. Amina.
Bongere dusome ijambo ry'Imana uboneka mu Byahishuwe ibice 19 n'umurongo wa 7 n'umurongo wa 9. Byahishuwe 19 turasoma duhereye ku murongo wa 7 tugere ku murongo wa 9. Tusome izina rya Yesu. Tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye, kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utaguye. Uwo mwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka y'abera. Aramubwira ati, andika uti, hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Kandi ati, ayo ni amagambo y'ukuri kw'Imana, Imana ntihabwe icyubahiro. Bongere dusome ijambo riboneka mu Baheburayo ibice 11 umurongo wa 39 kugera n'umurongo wa 40. Kwandiko Pawulo yandikira Abaheburayo ibice 11 umurongo wa 39 n'umurongo wa 40. Aravuga ngo abo bose nubwo bamaze guhamwa neza kubwo kwizera kwabo, nyamara ntibahabwa ibyasezeranijwe, kuko Imana yatugambiriye ikirushaho kuba cyiza, kugira ngo abo bataraganwa rwose tutari kumwe n'Imana ntihabwe icyubahiro. Haleluya. Dusomye amagambo menshi, ariko Uwiteka adufashe kugira ngo turusheho kugira icyo dukuramo. Twatangiye tuvuga ngo itegure umunsi w'ubukwe. Twatangiye tuvuga ngo umunsi w'ubukwe ni iminsi ibiri ubukwe abantu benshi bategura. Turibuka ubukwe bwo mu isi, umukwe arambariza umugeni, yamara kumurambariza bagahana amatariki yo gusezerana kugira ngo umwami wabo azamuke. Kuko ijambo rivuga ngo ryituma umwe azasigasira nyina akajya kubana n'uwe akaramata. Haleluya. Rero ubwo bukwe ababyeyi, imiryango, inshuti, abavandimwe bakoresha uko bashoboye kugira ngo ubwo bukwe buzagende neza, hatazabonekamo umugayo, hatazabonekamo impamvu izatuma ubwo bukwe butagerwaho. Iyo ubwo bukwe bugenze neza, abantu barishima mu buryo bw'isi, barishima. None rero tugiye kwivugira ku bukwe, none ubwo bwami bwo mu ijuru. Haleluya. Ubukwe bw'ubwami bwo mu ijuru, aho tumaze igihe cyangwa aho turi gutambira tugana mu bwami bwo mu ijuru, aho turi kumaranira guhabwa ibyasezeranijwe, aho niho dushaka kugira ngo dutinde. Twasomye ijambo ry'Imana riboneka muri Matayo ibice 20 n'umurongo wa 13 ngo ni umugani w'ubukwe bw'umwami. Umwami ategura ubukwe, amaze gutegura abwira abagaragu ati, nimugende mu nzira, mujye mu miryango itandukanye, mutangemo ubutumire, mubabwire ko
ngo maze buri wese kugisha kugira ngo azi atanga impamvu y'uko atayiboneye. Ndakwibutsa neza yuko mpamvu mbere y'Imana nta n'imwe izumvikana. Ntabwo uzavuga ngo wari urwaye cyangwa wari urwaje, ntabwo uzavuga ngo wari ukennye, ntabwo uzavuga ngo wari wambaye ubusa, ntabwo uzavuga ngo warakubuze, ahubwo ikizahabwa agaciro ni uko wemeye kumvira ubutumire. Haleluya. Kugirirwa icyizere cyo guhabwa ubutumire butahubwe, hanyuma ugasuzugura uwagutumiye, ntabwo wagutumiye ntabwo azatihangana, ntabwo azatihangana. Ngo maze bamaze gutanga impamvu, umukwe aratezera ati ko namaze gutegura inka zabazwe, ibyo kunywa bikaba bihari, noneho tugire tuti kandi umunsi umwe wageze. Warongera kugira abagaragara babo nimugende mu nzira zose nyabagendwa, murebe abantu bose ubabwire maze batahuka, nubwo batari babikwiye ariko nimwongere mubabwire bongere baze batahuka. Haleluya. Bongere batahuka, nubwo atari bo bari babikwiye ariko bongere bagaruke ku nzu, bongere bagaruke mu rugo, bave hanze, baze ku birori, baze mu bukwe, kugira ngo bazagire igitaramo. Yesu natugire neza. Ndakwibutsa neza yuko urusengero cyangwa itorero urimo ntabwo wabikwiye, ntabwo nari bikwiye. Agakiza mufite ngo kameze nk'imurukira, ni nk'igiti cyameze ku kindi bidahuje n'isano. Ntabwo twari ubwoko, ahubwo twahindutse ubwoko kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Twari twaratawe. Ijambo ry'Imana rivuga neza ngo nuko wuriseho, ngo mubona wigaragura mu isari, mubona wigaragura mu ivara, wari waratawe, ariko kuko umwanya w'umujyana na ngo ubaho. Haleluya. Twabayeho kubw'amaraso ya Kristo, ntabwo twabayeho kubw'ababyeyi bacu, ntabwo twabayeho kuvuka mu miryango ikomeye, ntabwo twabayeho kuko turi inzobe cyangwa turi imikara, ntabwo twabayeho kubera yuko hari ibitambo twatanze. Yesu natugire neza. Ni urukundo rwa Yesu Kristo. Niyo mpamvu uyu mugaragu genda wongere ubwire bagira abantu batumire baze, nubwo batari babikwiriye, baze mu rugo, baze mu murimo. Kuba uri muri korali ntabwo ari we wari ukwiye, ahubwo hari abahamagawe mbere banga kwitaba, kuko ijambo ry'Imana rivuga hahamagawe benshi hitaba bakeya. Ariko si wowe witabye ukumvira ubutumire bw'Imana, ukumvira ubutumire bw'ukuri, icyo watumirijweho uri kugikora. Reba umwanya urimo, urebe icyo uri gukora, ese uri kugikora neza? Reba neza niba umukwe naramuka aje azasanga warakiranutse, azasanga waratungana. Ngo maze abantu barinjira, ngo baricara, maze ngo umukwe aje aritegereza, agera mu baririmbyi aritegereza, agera mu banyamasengesho aritegereza, agera mu bakristo aritegereza, agera mu bayobozi bose aritegereza, mu ngeri zose aritegereza. Ntabwo azajya kwakira umugeni atabanje kwitegereza. Ngo maze yitegereje, ngo abona umuntu utambaye umwenda w'ubukwe, abona atambaye umwenda w'ubukwe. Reba igituma utameze neza, reba igituma ugaragara nabi ufite icyasha imbere y'Imana, ukaba udakiranutse. Urebe iki kintu ni ukuri iki, ni ukuri kino kintu kinkoraho, gituma nandura, gituma nandureka neza imbere y'Imana. Ese cyasaba iki? Ese kugikuraho birasaba iki? Yesu Kristo aracyafite ibiganza, aracyahora
baranezerewe hanyuma iki munsi baravuga ariko ngo maze gabane kumubwira abantu mugenzi wanjye ni iki cyatumye uza mu birori utanga umwenda w'ubukwe maze barahora bose amina yarabuze kubera impamvu yabuze nuko umutumire akimara kumuhabwa yari yarasobanuriwe amahame yari yarabwiwe amakuru y'ibifatika umuntu ugomba kuza mu bukwe ni umuntu ugomba kuba yambaye gutya ariko ntabwo atubahisha reka mubwire leta buvanye mukeke muri uru rugendo ntabwo bisaba gusiga ahubwo muri uru rugendo birasaba kumva ndetse no kumvira ukuntu umwuka wera icyo akubwira ukagikora kuko imana izaza nimara kuza icyo izakubera ikubwira ati wakuzi kandi nawe urabizi kuko umwuka wera aragukomanga akakubwira ati mwana wanjye reka ibibindi reka ubusinzi reka ubusambanyi reka amagambo reka amatiku emera kumvira umwuka wera haleluya yesu kristo aravuga ni njyewe nzira n'ukuri n'ubugingo ntawe ushobora kujya kuri data atari haleluya abandi bose bakubwira ngo niba nzira barakubeshya inzira ni yesu kristo kuko niwe wemeye kuva mu ijuru asiga itarabo gishuye asiga abamarayika asiga abakerubi asiga abaserafi aravuga ngo ngiye kwireherezaho amahanga yose kuko tubarizwa amaze kwabo haleluya mureka twongere dusubire ku rufatiro urufatiro ni yesu kristo niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi wariko ku mana ngo ryahindutse rikomeze kuvuga haleluya ni rero tugiye kugumamo dutekereza tureba ese mwenda wanjye nambaye unyemerera kwishyira mu bukwe bwa yesu kristo ese ndamutse mpamagawe muri munsi cyangwa mu gihe kiri imbere nataha ngiye mu ruhe rugo yesu natubereze abageni bo mu isi bategura uburyo bazambara neza ntabwo nari nabona umugeni aba yabudesheje n'ibitenge bagenda byambaye oya ahubwo imyambaro yose uragerageje kubona ni imyambaro y'ibitari itandukanye bari basanzwe bambaye kujya mu ijuru rero gutaha muri buriya bukwe hari ibyo dusabwa gusiga pawulo uravuga ngo ibyarinda byanjye nabitekereje nk'igihombo kubwo kuruka yesu kristo haleluya mureke bya bindi twari twaribuye bya bindi twari twarasize bya bindi twafataga nk'ibibanze hanyuma tukongera tukabizinura mureke tuzabe tuzinukwe satani n'imihigo yose ahubwo twemere kuyoborwa na mwuka wera kuko mwuka wera ni umufasha twahawe haleluya mwuka wera ni umufasha twahawe kugira ngo adushoboze ibyo twebwe ubwacu tutabasha gukora izina ry'imana yacu rihabwe icyubahiro mu byahishuwe twabonye ngo ijambo rivuga ngo umugeni yamaze kwitegura haleluya umugeni yamaze kwitegura iyo yamaze kwitegura abategereje cyangwa akaba arindiriye wa munsi wo kugira ngo ibirori haleluya ngo mukore mukeneye kandi amatabaza yanyu ahoya ngo tumere nk'abagaragu bategereje shebuja abasaza kugira ngo naza haba mu bicuku haba mu rugo agasaga tubiteguye izina ry'imana yacu rihabwe icyubahiro uru rugendo turimo rero dukwiye kurushaho gukiranuka rero tukarushaho kuba maso tukarushaho gutegura iherezo ryacu kuko tutazi umunsi cyangwa igihe yesu kristo yakugiriza imana haleluya nyamunda kubwira abantu babyanyu rero niba imana itinze kuvuga muri rusange ariko igare ryanjye ryamanuka ese twagera turi bambuke
twitegure dufate umwanya wo kugira ngo turusheho kubera amaso ubugingo bwacu kugira ngo nazaza tutazakorwa n'isuri. Haleluya. ngo bose bahamwe neza, bariya bera bose bahamwe neza, ndetse akanwa kabo ngo ntabwo kize kavamo inyuma. Barize ibyo kwizera, ndetse ubwabo ntabwo bari bahabwa ingororano, ngo ahubwo ngo baraturindiriye ngo kugira ngo turaganwe, dufatane, duhabwe ibyasezeranijwe turi kumwe. Yesu natugereza. Ndakunda kubwira abantu ngo jyewe nawe nitwe dutindije ba Miriyamu, nitwe dutindije ba Saduraka, nitwe dutindije ba Meshake, nitwe dutindije ba Petero, bo kuko baragiye bararuhutse ariko ntabwo bari bahabwa. Haleluya. Dukwiriye kwitegura, tukitegura ari mu ntambara, tukitegura ari mu mahoro, tukitegura igihe cyose. Yesu natugereza. Ndakunda kubwira abantu bamwe rero, mahoro dufite n'ay'igihe gitoya. Ntatangurira aho tubona rwose niba igihugu gifite umutekano, kubera iki batareka guhamagara abasore n'inkumi kugira ngo bajye gutangira amasomo abategura kugira ngo babe bajya kurwana mu gihe intambara yabaye? Ariko bagenzi muri ino minsi barabona hariho agahenge, bakidamarana. Gusenga barabiretse, kuririmba barabiretse, gufasha barabiretse, kuba maso barabiretse, kubera yuko barabona ngo ni ibisanzwe. Ariko ndakwibutsa nkubwira ngo nta gisanzwe kiriho, ahubwo ni igihe twahawe cyo kugira ngo turusheho gutekereza neza, turusheho gutekereza byabaye kuba tubakishe, byabaye kuba sokuruza bacu. Ese twebwe n'ibitubaho tuzajya hehe? Ndakunda kureba ibintu byinshi ndetse bikanyigisha. Iyo urebye n'amasengesho mu minsi ya kera no mu minsi ya none ari n'itandukaniro. Iryo tandukaniro ngo abantu bibereye muri Kristo, ariko ndakwibutsa neza yuko uko Yesu Kristo yari imbere y'umusirikwa cye, we ntabwo agahinduka nubwo abana b'abantu duhinduka, ariko Kristo ibyo yangaga n'uyu munsi aracyashaka, ibyo yakundaga n'uyu munsi aracyabikunda. Ndakwibutsa kugira ngo ongera usubire ku rufatiro, subira ku rufatiro, va ku bantu ujya kuri Yesu Kristo umufate. Nubona unani umubwire ngo noneho wowe mfata unkomeze, kuko Kristo yafashe ntabwo yamurekura. Haleluya. Ariko abagenzi benshi bari kubivamo, abagenzi benshi basubiye inyuma, bararambiwe, abaririmbyi bararambiwe, barambiwe kutagereza ku musozi w'Uwiteka. Kristo aravuze, abwira abigishwa babwira ngo mugume i Yerusalemu, mugume i Yerusalemu muharindiriye kugeza umunsi muzambikwa imbaraga z'Umwuka Wera, ngo kandi uwo Mwuka Wera namara kuza ngo muzaba abagabo b'ubuhamya i Yerusalemu, i Yudeya, i Samariya no kugera ku mpera z'isi. Haleluya. Ese uri guhamya uyu munsi? Ese imbuto zawe, ese imigendere yawe, ese imirire yawe, ese imirebere yawe, ese imyicarire yawe iravuga ubutumwa? Ese yahindura abantu kuri Yesu Kristo? Ese ntabwo umeze nka cya giti cy'inkokore kitagira imbuto, cyangwa umeze nka cya giti aho kugira ngo imbuto ziryohera ariko kikaba kiri kwera imbuto zimeze nk'imitako? Reba neza aho utuye, urebe neza aho ugenda, no gukorana n'abakazi. Ese uhanye iki? Ese abantu ntabwo bakubona yuko uri nk'intasi cyangwa uri igishyitsi? Ese ntabwo wabereye imyugariro bituma abantu benshi bava kugira ngo nyizwe nka Piyeri
nabyihorera. Reba neza, reba neza ijambo ry'Imana rivuga neza ngo kuko unashyushye kandi ntuye wongeye kuvuga. Ntabwo kuba uba mu murimo ntabwo bivuze ngo ukiranuka. Pawulo yavuze neza avuga ngo icyatumye ubwoko bw'Imana, ubwoko bw'Uwiteka busigara ikerere, ibyatumye ubwoko bw'Imana busigara muri ino nzu, ibyatumye abantu b'Imana bakinjira mu rusengero, ibyatumye wowe wazana munsi ntabwo ari ukurusha abandi gushaka, ahubwo ni ukugira ngo urusheho gutunganya ibisigaye bidatunganya. Haleluya! Tunganya ibisigaye bidatunganya, kuko turasabwa gukiranuka ku gato no ku kanini, kandi tukavuga uko twahamagara, tukarushaho gushakisha amakuru, tukabaririza inzira z'abakera, tukabaririza inzira Yesu Kristo izo yaciyemo, kandi tugakomera tugakiranuka. Haleluya! Kiranuka rero ugeze ku gupfa, kandi ukiranuke kugeza Yesu Kristo agarutse mu turutura. Haleluya! Kandi Imana batwaranirwa, kandi imbaraga zimugisha n'imbaraga. Nababwiye neza yuko nta mpamvu n'imwe izumvikana imbere y'Imana. Ntabwo uzavuga ngo umugabo tubana ngo niwe wamubujije gukiranuka. Oya, agakiza ni ikinege, kuko uwatanze ni Yesu Kristo nawe yari ikinege. Yemera kujya ku musaraba avuga ngo ariko data ndagiye, kugira ngo bariya bari banze nabo bagire ubwoko. Amaraso ya Kristo niyo yatugira ubwoko, ntabwo twabubwoko. Twari twamaze gutanga n'inama zitagira umwungeri, ariko Yesu Kristo araza adushyira ku bitugu aratuyobora mu rugo. Haleluya! Abari mu rugo rero mukomere mu rugo, kandi mukomere kuba bahamagaye, kandi mumukomereho mwubaha icyo yabahamagariye. Haleluya! Ngo jya wumvira umwuka ari muri ibi byavuze, ngo kandi mubwize ukuri, ngo nta soni uzajyana na Yesu. Haleluya! Undi muri ibi byavuga ngo nta soni mfite uretse ibyaha byanjye. Yesu natugereza. Ntabwo dukwiye guterwa isoni no kwamamaza Yesu Kristo no kuvuga ijambo ry'Imana tubwira abantu ngo bihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Oya, ahubwo duterwa isoni n'ibyaha twakoze, kandi tumara kugira isoni tubwira Imana ngo data noneho ya maraso n'amazi umwana wawe yaviriye ku Golgotha yongera tuboneke. Yesu natugereza. Uyu munsi wa none nabwiye ko ari umunsi w'umunezero, ni umunsi w'ihirwe, kubera neza yuko hari benshi bari bagambiriye kuboneka kuno munsi ariko ntibabonetse. We wabonetse rero, bwira Imana ngo noneho bana shoboza kwitegura umunsi wawe, umunsi w'ubukwe bwawe, kandi kuko ntazi umunsi cyangwa igihe uzaza, shoboza kugira ngo ndusheho kwitegura, shaka ibisingirwa, shaka ibirongora nibyo nzataha. Ese ndabikora nte? Ese niwe gucyara ndabikora nte? Ese ndafasha nte? Ese nditanga nte? Ese ndarwanya urugamba nte? Yesu natugereza. Muri ibi byarangije ngo umuntu azongera atorane, nk'uko uriya mukwe yagezemo akabanza akongera akareba, agatekereza akareba, akavuga ati mugenzi wanjye ntabwo wakomenda mu rugo, ni mu mwambaro wambaye, umwambaro mubwira ntabwo mubwiye ngo urebe igitenge, urebe ishati, oya, ni mu mutima wawe. Ese mu mutima wawe nta kintu cy'urubanza? Ese mu mutima wawe nta rubanza rw'Imana? Ese hari icyo Kristo yari akwiye gukora atagukoreye? Ese uracyari umwizerwa w'itorero? Ese uracyari umwizerwa w'Imana? Ese niba abantu bakubona kuri umukristo, Imana irakubona kuri umukristo? Ese niba abantu bakubona kuri umukristo cyangwa umunyempano, Imana irakuzi? Reba neza uruhande urimo, urebe imyiteguro yawe. Nusanga abasirikare
ugasanga umwambaro wawe waramaze kwandura, ugasanga umwambaro wawe wari warahawe n'Imana, wari warahawe igihe wari umaze kwihana, igihe wari umaze kujya muri Yorodani, igihe wari umaze kuvuga ngo sezerera Satani n'imirimo ye, ukambika undi mwenda mushya. Nubwo Yesu yari yambaye umwenda w'imizinga, ngo maze Satani atangiye kumurega, ngo maze na marayika amuhagararaho, aramubwira ngo, abwira marayika ngo mwambure umwambaro w'imizinga maze umwambike umwambaro we. Haleluya. Aracyari ibyiringiro n'umusaruro yuko uyu munsi wa none wavunjisha Kristo akongera kukwambika undi mwenda wera, undi mwenda w'igitare, umwenda abakiranutsi, umwenda abazatahabura bukwe bazaba bambaye. Ubwo Kristo azavunjisha Imana yayibuza ku giti cyawe cyakayibuza ahamagaye abari mu isi byose. Yesu natureretse. Tekereza neza, wongere utekereze uko wabanaga n'Imana. Ese umuriro wa Mwuka Wera igihe yaguhatiraga gukora ugihamagarwa uracyari kubona? Ese ntabwo waba waragambuye ukavuga ngo ariko rero ibi bintu by'abarokore mbona ari iby'abasazi, mbona ari abantu batagira ubwenge, mbivuyemo? Njyewe narabigenzuye ndavuga nti njyewe ubwanjye mu mashuri make mfite, iyo nza gusanga ari njyewe mu mashuri make mfite, ubirindwa naravuze ko navanga, ariko nasanze ari abanyabwenge babiri. Haleluya. Kandi uvuye mu itangiriro ukagera mu byahishuwe, hari n'abahanga, hari n'abafite, hari abantu bakomeye bamaze kugaruka kwa Yesu Kristo, babwira abantu ngo twihane kurwanya no kwishyura. Haleluya. Ngo kandi ngo barinze bagenda, ngo batarahabwa ibyasezeranije, ngo kandi bagiye bagiye kugira ngo haleluya. N'uyu munsi turacyaribuka, n'uyu munsi turacyabiga, turacyafata icyizere, turacyafata icyitegererezo cy'ubuzima bwawe bw'ikirere. Haleluya. Wongere utekereze neza. Niba wumva neza yuko hari aho wacitse intege, ukaba wumva yuko twafite gusenga Imana kugira ngo Imana idushoboze kongera guhindurirwa imyambaro, kuko hari umuntu nubwo yaba yambaye imyambaro igaragara gutya, ariko mu mutima we aba yaramaze kwambara ubucocero, aba yaramaze guhindura icyerekezo, yaramaze kuva ku ntego y'umuhamagaro we, uko yahamagaye yaramaze kubisubiza inyuma, hanyuma akajya mu bindi bintu bya kera, hanyuma akongera akaba atari umwizerwa n'umwiringirwa. Nagusaba ngo niba wumva twafite gusenga, waba utasenga Imana, kuko iki ni cyo gihe cyo kugira ngo wongere usubire ku rufatiro. Urufatiro ni Yesu Kristo, niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana n'ibiri komeza ivuga. Reba umwambaro wawe, ese umwambaro wambaye wahawe ugihamagarwa n'uyu munsi uracyawambaye? Ese nta bizinga byaba byaraje? Nusanga haraje n'ibizinga, wabuke gusenga Imana. Kandi waba n'umutima dufite twe gusenga Imana, tukabwira Imana ngo Mana, abantu bawe bamaze kwitegura, tugashimira Imana. Haleluya. Niba urimo waba tugasengana Imana, tugasengana Imana, tugacuruza ubucuruzi, kandi nabwo rero ntawe hari nta kintu bitwaye, kuko ijuru ntabwo rizaba abacyo. Nababwiye neza yuko ubwami bwo mu ijuru ntabwo ari ubw'amagambo, ubwami bwo mu ijuru ni ubw'imirimo, ni
kuvuga amasiganwa. Pawulo aravuga ngo njyewe ndasiganwa ariko simutazi yone, ahubwo mfite ndamaranira gusimbira ibyo Kristo yanyiganije. Kandi akavuga neza ngo mu birori cyangwa mu mikino ahasiganwa abantu benshi basiganwa mu by'isi, ngo ariko guhabwa ikamba, uhabwa igororano ni uwasiganijwe, ni uwasigaye, ni uwarushanijwe neza kurusha abandi. ngo abo ngabo babikorera gutyo basiganwa kwakira igororano z'isi. Ariko twebwe iwacu mu ijuru, haleluya, ngo dusiganirwa kuzagera, ngo dusiganirwa kuzahabwa igororano, ubwo tukazabasha kugira itorero. Reka dusabe umubyeyi wacu umushumba aze adusengere, ashima Imana kubw'abantu bayo bari amahoro kandi bamaze kumera nk'isuka ku gicaniro. Pawulo aravuga ngo njyewe narwaye intambara nziza, narize ibyo kwizera, ntegeretse kuri ibyo bintu nzabaruka, ngo kuko yamaze kumera nk'icyasuma ku gicaniro. Amen. Ibyasaba ku gicaniro byose umwotsi waratumbagira ukajya mu kirere. Niyo byaraga ko neza igitambo atuye cyangwa zamwe nta ntege gifite, ariko uwabaga afite inenge, uwabaga adakiranutse, umwotsi wabonezaga mu kibaya. Rero adufashe gusenga Imana, ashima Imana ko abantu bafashe kumera n'ibisuka ku gicaniro.